naguye mu kantu numvise Diteto ambwiye izina rya mama we nsanga ndizi cyane, ku mugore w'igikomerezwa twigeze guhangana cyane hamwe n'umugabo kugeza tubateje inkiko tubashinja ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ubucuruzi butemewe n'amategeko, ibyabo bigatezwa cyamunara bakanafungwa. Iryo zina rya mama wa Esmeralda nari numvise nkibuka umugore w'igikomerezwa twahanganye cyane nta rindi ni Madonna, umugore wa Desmond. Bombi bakaba barafungiwe rimwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba n'ubucuruzi butemewe n'amategeko burimo ubwo gucuruza ingingo z'abantu human trafficking, aribwo baje gutezwa cyamunara. Desmond Hospital ikegukanwa na Dr Montana wahise ayita Montana Hospital. Namaze kumenya ko mama wa Esmeralda ari Madonna, umugore wa Desmond, mbona ko ubutasi yakoraga ku muyobozi w'Imasofa ntabwo bwari bushingiye ku iterabwoba, maze aza kurikomereza Metrobet. Noneho uwo mushoramari yavugaga agiye gushyingiranwa nawe igihe ajugunyira Esmeralda papa we ni Desmond, ariko narebye ikigero uwo musore Diteto arimo n'ikigero Esmeralda arimo, mbona yaba amubyaye kubera ko Esmeralda ni urungano rwa Rajoelina wabyaye Shariton na Ambrose Yamirete wabyaye Starona Armstrong na Sharon Armstrong, kandi nkaba mbona Diteto ari urungano rwa Shariton Oshea nubwo bigaragara ko amuruta. Bityo kuba Madonna yarabyaye Esmeralda bisobanuye ko ari urungano rw'aba Olina, Granete na Rosario, nubwo wenda baba bamuruta, bityo ntabwo numva uburyo agifite umwana w'urungano rwacu. Nuko mbaza Diteto uburyo ari umwana wa Madonna na Desmond kandi mbazi nk'umusaza n'umukecuru. Mu gutungurwa kwinshi mbaza uburyo mbazi, musubiza ko uko mbazi ari nako nzi uwo mushiki we Esmeralda. Mu kwikanga no gutungurwa kwinshi mbaza uburyo mpise nibwira ko ari gushaka Esmeralda kandi nta zina yari yigeze ambwira. Mpita musubiza ko arekeraho kumpundagazaho ibyo bibazo nk'ibyo mama we Madonna yahataga abakekwaho ibyaha igihe yari akiri umushinjacyaha, ahubwo akabanza akansubiza icyo namubajije cy'uburyo ari umwana wa Madonna na Desmond na Esmeralda akaba umwana wabo kandi nzi neza ko bahise bashakana. Diteto ansubiza ko nk'uko mbivuga mama we Madonna na papa we Desmond bahise bashakana ndetse bakanabyarana n'umwana w'umuhungu n'umukobwa, ariko nyuma abakoreshaga mama we ubutasi barongera bamuha akandi kazi kandi bari baramuhagaritse kubwo kubyarana n'uwo yanekaga bamushinja kuzana amarangamutima mu kazi, kubwo kuba atarahise akuramo iyo nda cyangwa ngo yikingire yirinda gusama. Nawe mu kwishimira ryaraha yariraga kubo yanekaga arabyemera, ntiyatinya gusiga abana babiri, uw'imyaka 5 n'uw'imyaka 2. Yongera kugaruka nyuma y'imyaka 10 babonye ko atangiye gusaza, aribwo we na Desmond babibye urubuto rwavutsemo Diteto, agasanga mushiki we akurikira amurusha imyaka 12 naho mukuru we akamurusha imyaka 15, bityo ubu afite imyaka 25, bivuze ko mushiki we akurikira afite imyaka 37, mukuru we akagira imyaka 40. Ibyo namaze kubyumva nsanga Esmeralda yaba afite imyaka 41. Nuko mbwira Diteto ko uwo mushiki we mumugezaho nawe akangeza kuri mama we Madonna. Ibyo akimara kubyumva byaramurenza, ambwira ko burya koko ntawe ungana ngo asubire yuko yaje, kubera ko baje dusanga ntabwo ari ibintu bihuriranye no kuba yari mu bwigunge, ahubwo yabonye uburyo nahuzaga imiryango agira igitekerezo cyo kunyegera ngo yumve niba namuha ubufasha bwo guhura na mushiki we Esmeralda. None mpise menya mushiki we atanamumbwiye, bityo ahubwo ibyo kumusaba guhura na mama we ntabwo yabyanga, kubera ko nawe yabyishimira abonye umuntu umufasha kumenya amaherezo y'umwana we Esmeralda. Ako kanya mpita mbaza Diteto impamvu mama we Madonna yibutse umukobwa we Esmeralda ari uko afunzwe, akaba ari we ahitamo gutuma kandi ari we muto iwabo. Diteto ansubiza ko byose byatewe n'uko muri gereza ariho umuntu yibuka kwitekerezaho yicuza amabi yose yakoze, bityo nyuma yo kugera muri gereza akisanga mu ntekererezo z'ahahise nibwo yibutse imfura ye Esmeralda n'uburyo yamwibarutsemo n'amakuru yamenye ko yashimuswe ntabyiteho, maze yumva yiciriye urubanza rw'ubuhemu kuri Esmeralda kubwo kuba yaratumye arererwa mu kigo cy'imfubyi kandi ahari nka mama we. Aribwo yatumyeho bucura bwe Diteto ngo aze kumushakira, kubera ko bakuru be batigeze bamwiyumvamo na gato, ku buryo igihe yagarukiye nyuma y'imyaka 10 abataye batigeze bamwakira kubwo kumushinja ko yabataye icyo gihe cyose. Muri make ntabwo bigeze bamwibonamo nka mama wabo, ndetse bamurakarira kurushaho kubwo kuba yaraje ahita amenesha mukase wabariraga neza we n'abana be yari yarabyaranye na Desmond akabirukana nta mperekeza.
ndetse amenye ko Desmond abitaho mu ibanga n'abana be bakamwihunza bajya kwirebera mukase na bene se, ahitamo kubicisha abateje inyashyamba ziturutse muri Zetland Forest, anashyiraho iterabwoba kuri papa wabo Desmond, amubwira ko niyiha ibyo kumusiga ajyana n'abana be azahita amuteza inyeshyamba akorana nazo zikamwica. Gusa abana be bo ntacyo yari kubakora, ahubwo bo bahise bava mu rugo bakajya kwibera ku nshuti zabo kugeza bashinze ingo zabo. Diteto we bakamurera nk'ikinege. Diteto yamaze kumbwira inkuru ya mama we Madonna, nsanga yari ikihebe ruharwa kugeza yinjije umugabo we mu bikorwa by'iterabwoba, maze mubwira ko aza kuguma hafi cyane kubera ko nyuma y'ibirori turerekeza aho twasize mushiki we Esmeralda. Muri ako kanya tukirimo kuganira havuyeyo umwe mu bakobwa ba Ophelia Ries, wavuyeyo abwira Diteto ko yari yamubuze naho yibereye hamwe natwe. Nuko Diteto atubwira ko ari we mukunzi we Yamira Ries, nuko Yamira Ries adushimira uburyo twahuje imiryango yabo, akomeza atubwira ko tuvayo kubera ko ibirori bitangiye. Ako kanya twahise duhaguruka njye na Adela dufatana agatoki ku kandi. Diteto na Yamira bavayo badukurikiye. Mu kugera ku muryango wa sale dusanga hahagaze Shera Ries uberewe n'imishanana hamwe n'umukunzi we Horiane uberewe na costume. Ubwo baduhaye ikaze, Salome na Niramu baza kutwakira, bajya kutwereka ibyicaro, maze njyewe na Adela batwicaza iruhande rwa Shariton na Edina, ku rundi ruhande hicaye Vira na Stewart, dusigara twicaye hagati y'ayo makupure meza. Muri ako kanya Hodari na Mahombe baza kutwakira batubaza icyo tunywa, turababwira maze baratuzanira. Twamaze kwakira icyo kunywa nzengurutse amaso abari aho ngaho bose bari bakeye ku masura n'imyambaro, by'akarusho bose wabonaga amenyo yabo asobanura umunezero wuzuye aho ngaho. Gusa hari higanjemo abantu b'urungano rwacu nk'urubyiruko, nibaza iyo ababyeyi bagiye. Ubwo uko twari twicaye niko n'abafite imirimo bashinzwe bacaracaraga bashyira ibintu ku murongo. Bidatinze aho hinjiye abasangwa bayobowe na Dogiteri William nk'umuntu uraba uhagarariye umuryango w'umugeni, aho yinjiye akurikiwe n'umugore we Jessica, ababyeyi b'umugeni Arikimu Makabe na Adrice Makabe, nyirarume w'umugeni Noah, ba nyirasenge b'umugeni Nora, Montana, Nella, Doris, Deborah Makabe na Britney, ndetse binjirana n'inshuti n'abavandimwe aribo Maria, Antonella umugore wa Liyetena Kentana, Joanna umugore wa Kapiteni Shalom, Sanchia, Carolina, Rosana umukozi wareraga Shera na Juliana umukozi wareraga Jezabela Makabe, Principal Steinberg n'umugore we Abigail, mbona Miki na Zipora. Ibyo bituma nishimira uburyo Miki agiye guhura na mukuru we Marisol atarazi. Ubwo uretse abo hari n'abandi babyeyi ntarimo kumenya by'akarusho, ntungurwa no kubona na Dogiteri Chanceline twasigiye Esmeralda n'impinja ze yinjiranye n'abandi. Ubwo bavuyeyo bagana mu byicaro Salome na Niramu bari barimo kubereka, ariko mbere y'uko Chancellor ajya kwicara mu byicaro by'abasangwa ava yagana aho nicaye, anyongorera ambwira ko ntibaza cyane ku buryo asize umubyeyi n'impinja ze kubera ko yaje gukanguka basanga nta kibazo gihambaye afite, ahitamo kumujyana iwe ngo amwondore nk'umubyeyi wibarutse, amutekera n'igikoma n'agasosi byo kongera amashereka. Rero ubu tuvugana amusigiye abana be Suwerena na Sironina. Chancellor yamaze kumpumuriza akomeza ajya kwicara. Muri uwo mwanya abagize umuryango w'umugeni bamaze kwicara, aho hinjira abakwe bayobowe na Nicola nk'umuntu uhagarariye umuryango w'umusore, aho yinjiye akurikiwe n'umugore we Drosela, umuhungu wabo Marisol, sekuru na nyirakuru n'umusore aribo Rosario na Valerie, mama w'umusore Bernadette Mustronge na mushiki we Sharona Mustronge wari kumwe na Alexa. Hinjira nanone La Georina, Elisabeth Yamirethi n'umugore we Putera Arista n'abana babo Ayeri Crespo wari ufatanya agatoki ku kandi na Hezbollah Oshea, Yolanda nawe wari ufatanya agatoki ku kandi na Elvis. Nanone hinjira na Marone wari ufatanya agatoki ku kandi na mubyara we Yusira Ries, kubera ko umukunzi we Angelo atarahari kubwo kuba ari kumwe na murumuna we ugiye gushyingirwa. Nanone hinjira Ophelia Ries, umugabo we Barthélemy Ries n'imfura yabo Chenko. By'akarusho dutungurwa no kubona Leia na Henry binjiye mu bakwe, kandi ababyeyi babo Dogiteri William na Jessica bari mu muryango w'abageni. Birumvikana Rohani Yamirethi nka murumuna w'umukwe niwe wari utumye bisanga mu bakwe. Muri ako kanya nk'abantu twari twinjiye mbere twatangiye kwivangura, abo ku ruhande rw'abakwe basanga abakwe, nabo ku ruhande rw'umugeni basanga abasangwa. Haribwo Vire yatandukanye na Stewart wasanze abakwe, Becky agatandukana na Bronte,
ubwo couple yanjye na Adela n'iya Edina na Shariton aba arizo zisigara zidatandukanye. No ku ruhande rwa Diteto na Yamira batandukana, Diteto avuga ko ajya mu basangwa. Kuri Shariton Osheya we abakwe batangiye kumuhamagara bamusaba kuva mu bakazana, ariko natwe tumuhagarika tumubuza kujya mu bakwe. Aba aribwo asobanukirwa neza ko burya abayeho nk'agacurama utamenya niba kabarizwa mu biguruka cyangwa se mu binyamabere, kubera ko mu basangwa b'abamakabe yisangamo nk'umuntu uvuka kuri papa we w'umumakabe. Nanone mu bakwe b'abamusitronge akisangamo kubera ko mama we Rajolina afite inkomoko ku bamusitronge, kubera ko ari umwuzukuru wa Benito Amusitronge kuri mama we Rosalinda. Bivuze ko Shariton ari umwuzukuru w'abamusitronge, bityo umukwe Starona Amusitronge akaba amubereye nyirarume. Nanone mu bakwe turasangamo abamariduke, kubera ko sekuru Marisoro avuka kuri Nikora. Ibyo nk'uko nabihuzaga na Shariton Osheya yarabihuje, atubwira ko mu bakwe ariho hagize ubwiganze bw'amaraso y'isano, kubera ko mu maraso y'imiryango itatu y'ibikomerezwa, abamakabe, abamariduke n'abamusitronge, imiryango ibiri muri yo ariyo abamusitronge n'abamariduke iri kubarizwa mu bakwe, bityo nawe yerekeje mu bakwe. Nuko asiga Edina, maze mu makupure yari yicaranye njyewe na Adela bari twebwe twenyine dusigara tudatandukanye. Muri uwo mwanya Prince Stenberg nk'umuntu ugiye kuyobora imisango y'ubukwe yarahagurutse ahagarara hagati yacu twese, maze abanza kudusuhuza, akomeza atumira Dogiteri William uhagarariye abasangwa ngo yakire abakwe. Maze Dogiteri William ava yatumira Nikora, batangira kubwirana ya magambo yiganjemo guterana ubuse bwo gushaka kubima umugeni, bavuga ko atarakura. Na ba nyirasenge b'umugeni bayobowe na mama wanjye Nora batangira kuvuga ibibi umuryango w'abakwe wabagiriye. Mbese imisango yabaye imisango ku buryo bayiryoheje ikanogera amatwi. Nyuma batumaho umugeni ngo bamwereke abakwe. Bidatinze Jezabela Makabe yavuyeyo ashashagirana mu ikanzu n'umwitero bibengerana, ijosi, amatwi n'amaboko bitatse udutako twiza, isura yuje uburanga yamurikaga nk'izuba yo siniriwe nyivuga. Mu kuvayo aza ashagawe n'abari beza nabo baberewe n'imikenyero n'amakanzu meza, kuva kuri mukuru we Angelo, abo yakoranye nabo Ivedi Nedi nka murumuna we Ayisha na Aresha cyo kimwe na Raisa. Bose mu kuvayo baje bafashe imikeka n'uduseke, maze nyirabukwe Bernadette Amusitronge ava yahoberana na Jezabela Makabe, maze Bella amushyikiriza umukeka n'agaseke, arenzaho na kado. Jezabela Makabe yamaze gushyikiriza nyirabukwe impano, nuko azenguruka abagize umuryango w'umukwe abahobera, nabo bamwakirana urugwiro rwinshi. Ageze kuri muramukazi we Sharon Amusitronge banga kurekurana. Jezabela Makabe yamaze guhobera abakwe, maze agaruka iruhande rwa Dogiteri William, wahise abaza Nicola niba basanze ari we mukobwa baje gusaba, nawe aramwikiriza. Nuko Dogiteri William atangira gusobanura ubwiza bwe, uburyo yarezwe neza, mbese abereka ko babahaye umwari mwiza mu mico no mu myifatire, abereka n'uburyo azira inenge. Nicola amusubiza ko bashimye, bityo iyo baturutse bagiye gusubirana y'ubutumwa bwiza. Ubwo ibyo byavuyeho Sherariye ava yajya kwereka umugeni n'abamugaragiye aho bicara. Bamaze kwicara Dogiteri William ahamagaza abashinzwe ikigega bakazanira abakwe icyo kunywa. Nuko kunywa byeruye bitangira ubwo, ntabyo gutinda badutumira ku meza, dusangira tuganira mu matsinda. Dusoje Dogiteri William na Nicola bisubiza ikibuga bavuga ku byo gusezera, nuko abakwe babaha akanozangendo n'impamba babona gusezererwa. Nuko dusohoka muri sare, maze mu guhurira hanze abakwe bivanga n'abakazana. Abakunzi bari batandukanye babonera gusubirana. Ubwo mu kuganirira hanze Jezabela Makabe yahobeye abakwe abasezeraho, maze we n'abakobwa bane bamugaragiye aribo Angelo, Alesha, Ayisha na Raisa bamuhashyira hagati bamukura aho ngaho. Mbona n'abandi batangiye gusezeranaho umwe kuri umwe, mpita mvayo mpagarika Bernadette Amusitronge musaba ko we n'abana be Sharon Amusitronge na Starone Amusitronge batagomba kujya kure, kubera ko hari abantu b'ingenzi nshaka kubahuza nabo. Ibyo kubyumva mbaza abandi bantu nshaka kumuhuza nabo, kandi abo yari afitiye inzozi zo guhura nabo kuva kuri mwene se Rosalinda na mukeba we Leya n'umwana we Rohani. Yarangije guhura nabo nkamwongeza muhuza na sebukwe Rosario, muramu we Elisabeth ya Mirethi na muramukazi we Ophelia Riyesi. Mpita musubiza ko abantu ngiye kumuhuza nawe bafite agaciro gakomeye kurusha abo namuhuje nabo turi kwa Rosalinda na Marisoro. Ibyo byumvise mbaza niba nazuye musaza we Berika Amusitronge, kubera ko ari we muntu ku isi y'abazima wigeze kurusha agaciro gakomeye abatuye isi yose, kubera uburyo ari we muntu rukumbi wamurwanyeho, akanamuba hafi no mu bamufitiye no mu mafuti ye, ndetse akamufasha no guhangana n'ingaruka z'amafuti ye.
mbese kuba musaza we ataramutereranye ngo amuve inyuma kugeza amuhungishirije Ivedi Nedi akanamurindira n'abana be, by'umwihariko akaba ari we wagize Stallone Armstrong uwo ari we, nibyo bimugira uw'agaciro gakomeye kuruta abatuye isi n'ijuru. Nuko nanjye musubiza ko nari nsanzwe nzi agaciro ka musaza we Beric Armstrong, ndetse n'amarira yamuririye akimara kumenya iby'urupfu rwe narayumvise ndayazirikana, bityo niyo mpamvu namuzuriye musaza we by'akarusho, muzuramo abantu babiri icyarimwe, bityo ntazongere guheranwa n'agahinda ko gutekereza ko musaza we Beric Armstrong yazimye burundu. Namaze kubwira Bernadette Armstrong gutyo acanganyikirwa n'ibyo mvuga, ariko muturisha mubwira ko nta yandi magambo mfite yo gusobanura ibyo mvuga, bityo arindire gato yanjye kubimwereka. Namaze kubwira Bernadette Armstrong gutyo musaba kuba ndindiriye gatoya, maze ngenda ngana aho Leya ahagararanye na Antonella bahuje urugwiro, n'abana babo Rohani ya Mirethi na Hareberi bahuje urugwiro mu gukina batazi ko ari abavandimwe. Bagezeho ndabasuhuza Antonella ambwira uburyo tuburanye cyane kubera ko njye n'ubugingo bwanjye Adela tudaherutse kubasura. Antonella yamaze kumbwira gutyo musubiza ko noneho ejo yitegura cyane kubera ko tutaza kumusura tuzanye n'abandi bashyitsi b'imena bafite icyo basobanuye kuri Hareberi. Ambajije icyo nshatse kuvuga kuri abo bafite icyo basobanuye kuri Beri, mubeshya ko ari Liberata nyirakuru wa Beri na Denira wamureze, bityo byaba byiza Henry na Leya bahabonetse bakazajya guhuza umukobwa wabo Rohima n'akana k'agahungu yakunze akikabona kubera ko haciye iminsi atakabona. Ako kanya Leya ahita ambwira ko iyo ntangiye guhuruza abantu haba hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, bityo azabwira na nyirabukwe Jessica na sebukwe Dogiteri William bazabe bahabaye. Musubiza ko nta kibazo, nuko Antonella tubaza amasaha tuzahagerera, mbwira Leya ko byaba byiza tuhageze mu masaa 6. Twamaze kwemeranya na Antonella gahunda y'igihe tuzamugereraho, mbasezeraho mbabwira ko hari indi gahunda yihutirwa ngiyemo, ariko Leya ahita asezera kuri Antonella amubwira ko agiye kujyanirana nanjye kubwo kuba dutashye mu cyerekezo kimwe. Nuko aterura Rohani utarashakaga gutandukana na Beri amwihanganisha, amubwira ko ejo bazajya kumusura iwabo mu rugo. Nuko tuvayo dusanga abandi bantu hafi ya bose bashize aho ngaho. Bernadette Armstrong na Sharon Armstrong bari bakindindiriye, bambwira ko abagize umuryango wa Melania bongeye gutwarwa na Shariton O'Shea mu ndege aberekeza kwa Marisol na Rosalinda ngo bajye kurara inkera, ku buryo we na Sharon Armstrong banze kujyana nabo kubera gahunda dufitanye, mu gihe abafitanye isano n'abamakabe n'inshuti za hafi bagiye kwa Alikimu Makabe mu gukomereza y'ibirori after party. Muri ako kanya nahise nibaza niba na Diteto yibagiye gahunda dufitanye akagenda akurikiye umukunzi we Yamirariyes, ari nako nibaza iya Adela yerekeje, ariko nkibyibazaho nagiye kubona mbona havuye y'imodoka iduparika imbere, kureba mbona na Adela uyitwaye, kureba mu modoka indani tubonamo Stallone na Jezabel Makabe wari wahinduye imyenda. Nuko mfungurira umuryango Bernadette Armstrong na Sharon Armstrong na Leya uteruye Rohani ya Mirethi. Bamaze kwinjira nanjye ninjira njya kwicarana na Adela utwaye imodoka, ariko Adela atarahagurutse imodoka tubona umusore n'inkumi bavuyeyo biruka, dutegereza ko batugeraho kureba mbona ni Diteto na Yamirariyes. Batugezeho mbaza Diteto uburyo yari yibagiwe gahunda dufitanye, anyiseguraho nsubiza ko yari yaherekeje umukunzi we azi ko ahita agaruka. Mu kugera ku ndege umukunzi we Yamirariyes amuhatiriza kwinjira ngo bajyane, nawe amuhakanira amubwira ko gahunda dufitanye, maze mu kumva ko agiye guhura na mushiki we amaze igihe ashaka, ahita asakirwa amubwira ko ibyo ari byo by'ingenzi kurusha kujya kurara inkera ku bantu bamaze kumenyana, aribwo bavuyeyo bihuta ngo badasanga twabasize. Diteto yamaze kumbwira gutyo musaba ko we n'umukunzi we Yamirariyes binjira. Bamaze kwinjira Adela ahagurutse imodoka, nyuma y'urugendo rutarambiranye twari tugeze kwa marume Noah. Mu kuvuza ihoni umuryango warafunguwe, mbona dufunguriwe na mubyara wanjye Sironina. Nuko Adela yinjiza imodoka indani ajya kuyiparika ahabugenewe. Mu gusohoka nsanga Sironina ntegereje ku muryango, ahita nsimbukira nanjye musamira hejuru duhoberana byimbitse, ambwira uburyo yarankumbuye cyane. Ibyo ntitwabitindaho nshyira Sironina hasi asuhuza n'abandi. Nuko atujya imbere duha ikaze mu nzu, twakirwa na babyara banjye Suwarena na Rotheni barimo gushyira ibintu ku murongo. Bombi bahita bavayo bansanganiza urugwiro rwinshi, bambaza umuntu wanyirukanye ku buryo ngenda ngahera burundu. Basubiza ko nta wanyirukanye kubera ko n'ubundi ndaje. Muri ako kanya Chancellor yahise avayo ubona ko avuye mu gikoni, nuko atungurwa n'abantu b'ibikomerezwa nzanye nabo, ahita ambaza aho bahuriye n'umuntu nje kureba kubera ko yatekerezaga ko nzana na Shariton.
mpita musubiza ko abo bantu nzanye nabo ari bo bafite ihuriro rikomeye n'abantu tuje kureba, bityo tutiriwe tujya muri byinshi yabaha ikaze abinjiza aho abo bantu bari. Nuko tujya imbere twerekeza mu cyumba kimeze nko kwa muganga, kubera ko kirimo ibikoresho byo kwa muganga. Mu kugeramo dusangamo Esmeralda n'impinja baryamye. Esmeralda akimara kubona muramukazi we Bernadette Armstrong n'abishywa b'umukunzi we Berika Armstrong, yahise akangarana ambaza uburyo namenye inkuru ye. Musubiza ko namenye byose byerekeye ubuzima bwe kuva abibwa mu nda ya mama we, bityo muzaniye muramukazi we na musaza we kuri mama we, bivuze ko agiye no kumenyeraho mama we uwo ari we, bimuganisha mu nzira zo kumenya na papa we. Namaze kubwira Esmeralda gutya, abo tuzanye bose barakangarana, by'umwihariko Bernadette Armstrong yibaza uburyo Esmeralda ari muramukazi we kandi musaza we nk'umuvandimwe rukumbi yagize yarapfuye adasize umuryango. Kuri Diteto kubona mushiki we biramurenga, kuri Esmeralda kumva ko ageze mu nzira zo kumenya uwo ari we nawe biramurenga. Muri ako kanya Esmeralda yabaye yirengagije ibyo kuba ari mu nzira zo kwisobanukirwa, abwira Bernadette kurekeraho kwibaza uburyo ari muramukazi we, agahobera abisengeneza be beza na Shariton Armstrong na Stallone Armstrong na Sharon Armstrong, bakavayo bagahobera ababyara babo. Ibyo Bernadette Armstrong yamaze kubyumva biramurenga, ahita yunama ku mpinja, arangije areba hejuru ashimira Berika Armstrong uburyo asize amatara azajya amurikira isura ye ku buryo atazigera azima burundu. Muri ako kanya anashimira Esmeralda wemeye gutwitira musaza we Berika Armstrong, akanamwibarukira kandi azi ko atagihari. Esmeralda amusubiza ko urukundo yamukundaga ku buryo ruhebuje, kugeza ku rwego rumwibagiza urukundo rwo mu buto, ntacyo atari gukora ku bwe, bityo no kutazana mu ntambara nuko yari akuriwe. None yanejejwe no kuba yari yarabibonye ko azagwa ku rugamba, asigamo bibyemo imbuto ebyiri icyarimwe. Esmeralda yamaze kuvuga gutyo, Bernadette Armstrong amwihanganisha kubw'urukundo rwo mu buto yahombye. None na Berike yari abonye urumwibagiza nawe yaramusize, nuko yungamo amubaza amaherezo y'urukundo rwe rwa mbere n'impamvu baburanye burundu. Esmeralda amusubiza ko babanaga mu kigo cy'imfubyi cyo mu gihugu cya Sasuto, bakaza gutandukanwa no gushimutwa. Bernadette mu kumva iyo nkuru amubwira ko yumva inkuru y'urukundo rw'isa neza n'iyo wahoze ari umugabo we. Ako kanya amubaza ikigo cy'imfubyi yabagamo n'amazina y'uwo mukunzi we ngo abazeyo niba yaba atarigeze agaruka nko kuhasura. Esmeralda ahita amubwira ikigo cy'imfubyi cy'i Sasuto, ariko ataravuga izina ry'uwo mukunzi we. Bernadette Armstrong ahita amuca mu ijambo amubazanya igihunga cyinshi niba ari we Esmeralda, we amubaza aho asanzwe amuzi. Bernadette Armstrong wari wacitse intege kubwo kubona yaratwaye umugabo wa muramukazi we, amusubiza ko Esmeralda yari asanzwe amuzi ku nkuru yabwiwe n'umugabo we, amusobanurira ahahise. Esmeralda ahita amubaza icyo ibyo avuze bisobanuye. Bernadette Armstrong amusubiza ko uwo mukunzi we wo mu bwana ari we waje kuvamo umugabo we, babyaranye ihungu na kobwa beza, akanabyarana hungu n'uwo mubyeyi turi kumwe Leya. Ako kanya Esmeralda mu gushidikanya ahita amusaba kuvuga izina rye ngo yemere niba koko urukundo rwe rwo mu bwana rwarabashije kurokoka gushimutwa. Bernadette Armstrong amusubiza ko nta wundi ari Ambrose Yamireth, bivuze ko we ari Esmeralda nkuko Ambrose Yamireth yamumubwiyeho, bityo abana beza areba imbere ye aribo Stallone Armstrong, Sharon Armstrong na Rohan Yamireth ni amaraso ya Ambrose Yamireth. Uno munsi akaba aribwo bamenyeyeho ababyeyi bombi bamubyara aribo Rosario na Granette. Ibyo Esmeralda mu kubyumva byaramugoye, arasuhererwa cyane, ahita avuga ko akeneye guhura na Ambrose Yamireth, akamubaza uburyo yarenze ku masezerano n'inzozi bagiranye. Bernadette Armstrong amusubiza ko ntawe ugihari kubera ko yapfuye, gusa impamvu bashyingiranwe nuko yari azi ko atabashije kurokoka. Noneho gushyingiranwa n'uwatigeze akunda urugo ruramunanira kubera ko nyuma baje gukora divorce, bivuze ko wenda yaba yaribaniye nawe ubwe nk'urukundo rwe rwo mu bwana bari kugirana urugo rwiza. Ariko kubana na Bernadette Armstrong amukurikiranyeho imitungo nibyo byatumye urugo rwabo ruhita rusenyuka rutamaze kabiri. Bernadette Armstrong yahisemo gusobanurira byose byerekeye Ambrose Yamireth, kugeza ubwo mu rugo rwa Marisol na Rosalinda bamenyeyeho ko ari umwana wa Rosario na Granette, ari we wa mubikira mama Paulette wateganyaga kumutwara ngo azamurage iby'abayamiresi byose. Njyewe mpita nongeraho ko uwo Rosario wendaga kuzaba sebukwe ari musaza wa Orina wamurokoreye ubuzima igihe amucikisha akarokoka gucuruzwa. Esmeralda yarangije kumva byose yahogoye, avuga ko atigeze ahirirwa n'urukundo kubera ko abakunze hazi insanganyi bamutwara.
kuva kuri Ambrose Yamirethi yatandukanijwe nawe n'ishimutwa, ugakomereza kuri Berika Musitoronge wahise agwa ku rugamba. Bernadette Musitoronge afata akanya ko kumwihanganisha, amaze gutuza amusaba ko yakira musaza we wari umaze igihe amushakira mu mahanga ya kure hakurya y'amazi magari, nuko nawe yemera kumwakira amutegera amaboko, maze Diteto avayo bahoberana mu bwuzu bwinshi. Maze Esmeralda amubwira ko yakwishimira kumenya n'abandi bavandimwe be, ariko mama we ntabwo akeneye kumumenya no kumubona, ahubwo uwo ashaka kumenya no kubona ni papa we wamweretse urukundo akurikiranira hafi ubuzima bwe, aho yari yaramureresheje kubera ko yarabizi neza ko ariho hatekanye kurusha kwa mukase. Bityo icyaha agaciro ni uburyo papa we yemeye kumwakirana urukundo ruhebuje, kandi mu kuvuka kwe nta ruhare na ruke yabigizemo, ahubwo yakoreshejwe nyuma yo gusindishwa. Bityo asobanukiwe n'impamvu we na Ambrose Yamirethi bahuzaga ko ari uko bahuje inkuru y'uko babaye urusoro mu nda za ba nyina binyuze mu mutego bari bateze ba papa babo babanje kubasindisha. Kuri Diteto ahita amusubiza ko mama we Madonna yamubwiye inkuru yose y'uburyo yamutwise, ko cyari igihe yanekaga perezida w'igihugu cya Masofa witwaga Sira Armstrong, atumwe n'uwahoze ari perezida w'iyope Nimurodi hamwe na murumuna we Hamurobi. Mu makuru yatanze akaba ariho havuye gushinga umutwe w'iterabwoba wa UG44 wari ugamije guhirika ubutegetsi, bateganya kubwambura aba Musitoronge bakabwegurira aba Mariduke, kuko bashakaga gukuraho Sira Armstrong bagashyiraho Gerard Mariduke wazemera gukorana nabo neza, kubera ko aba Musitoronge bo babirukanye mu gihugu. Nubwo byaje kwanga ko bahirika Sira Armstrong kubera ko abamakabe babafashije Sira Armstrong gutigisa umutwe w'iterabwoba wa UG44, na Hamurobi n'umuhungu we Kendrick bakaza kugwa mu ishyamba rya Tasi baturikijwe n'ikipe yari iyobowe na Alikimu Makabe waje no gutigisa umurwa mukuru w'igihugu cya Yope, bigatuma byose bishinjwa perezida wabo Nimurodi kubwo kwiha gushotora abamakabe bakamufunga, maze abana be Meriteye Osheya na Brehimeye Osheya bose ikivike mu gufasha Lameki Mariduke guhirika Sira Armstrong, abanje kurimbura umuryango w'aba Musitoronge bose muri rusange, hakarokoka Bernadette Musitoronge na Berika Musitoronge bonyine kubwo kuba bari ibikomangoma by'isasuto. Diteto yamaze kubwira mushiki we Esmeralda uwo papa we ari we, ntungurwa no gusanga burya yarabyaranye na mwene se wabo Berika Musitoronge, kubera ko Benito Armstrong papa wa Berike ari murumuna wa Sira Armstrong, nubwo abantu bose bazi ko Benito Armstrong ari umwana wa Sira Armstrong, ariko ukuri nuko igihe Adolphe Armstrong yagiraga Michelle Mariduke Armstrong umugore we ku ngufu, Michelle Mariduke Armstrong yari mu kigero cy'umwana we Sira Armstrong, maze umwana we Sira Armstrong akaza kumubohoza akamuhunga n'isasuto yagiye yamaze kumubibamo urubuto rwavutsemo Benito Armstrong, maze Sira Armstrong akamurera nk'umwana we nubwo yari murumuna we. Mu by'ukuri impamvu mpuje iryo sano ryari hagati ya Sira Armstrong na Benito Armstrong nuko nari nishimiye ko byibuze habonetse amaraso acana izina rya Sira Armstrong, kubera ko we n'abamukomokaho bari bariciwe gushira, hagasigara abakomoka kuri murumuna we Benito Armstrong gusa. None Madonna wamutanzemo amakuru yatumye bamuhirika, niwe wanakumiriye kuzima k'umuryango we mu buryo atazi igihe yamwibarukiraga Esmeralda. None bya bindi bavuga ngo umwana wanzwe niwe ukura, Esmeralda wajugunywe na mama we niwe uri mu nzira yo kuba igikomerezwa kubwo ko bavuka kuri Sira Armstrong. Nanone ndongera mbona uburyo ibiba byose babifite impamvu, kubera ko iyo Madonna ataza kuneka Sira Armstrong ntabwo bari kubyarana umwana uzarinda kuzima kwa Sira Armstrong. Nanone iyo Sira Armstrong aza kujyana Esmeralda mu rugo yari gukura azwi nk'umwana we, nawe akicanwa n'abandi ba Armstrong bose. Nanone iyo Esmeralda adashimutwa ntabwo yari guhura na Berika Musitoronge ngo asige amubibyemo imbuto zizarinda kuzima kwa Berika Musitoronge. Ikindi cyankoze ku mutima n'uburyo Esmeralda asa nk'uwiciye inyoni ebyiri icyarimwe, kubera ko abana yibarutse bazarinda kuzima kwa papa we Sira Armstrong na musaza we Berike Armstrong. Kuri Bernadette Armstrong na Esmeralda bo bumvise izina rya papa wa Esmeralda basigara bamanjiriwe, bavuga ko we na Berike babyaranye ari nyirasenge n'umwisenge neza, kubera ko batekereje ko Esmeralda ari mushiki wa Benito Armstrong, kandi ahubwo we na Berika Armstrong ari ibyene se wabo kuri ba papa babo Sira Armstrong na Benito Armstrong bavukana kuri Adolphe Armstrong. Noneho Benito Armstrong akabyara Berike Armstrong na Sira Armstrong akabyara Esmeralda,
nuko mpitamo kubasobanurira iryo sano ryose ryari rizwi nanjye na papa wanjye Arikimumakabe gusa, kubera ko ari we rukumbi Sir Armstrong yari yarameneye iryo banga. Ibyo mbibabwira ngamije ko basigasira izina rya Sir Armstrong wasaga nk'uwazimye, maze Stallone Armstrong na Sharon Armstrong basobanukirwa ko burya sekuruza wabo ari Adolphe Armstrong atari Sir Armstrong uko bakuze babizi. Bityo izo mpanga zombi na Esmeralda akaba ari bo bantu rukumbi bafite amaraso ya Sir Armstrong. Noneho izo mpanga zo zikaza zifata impande zombi kubera ko zifitemo amaraso ya Adolphe Armstrong zakuye kuri Beric Armstrong, zikanagira amaraso ya Sir Armstrong zakuye kuri Esmeralda. Ibyo kuba Esmeralda yarabyaranye na musaza we wo kwa se wabo Benito Armstrong twirinze kubitinda, kubera ko aribwo buryo Imana yagennye ikumira kuzima kw'izina rya papa we Sir Armstrong na musaza we wo kwa se wabo Beric Armstrong. Kuri Bernadette Armstrong yungamo avuga ko birinze no kuzima ku muryango w'ibwami kubera ko ibyo bavuga ko umukobwa aca umuryango. Mama we Benigne Constanza wari ikinege abana bombi yabyaranye na Benito Armstrong aribo Bernadette Armstrong na Beric Armstrong babaye aba Armstrong, na Bernadette Armstrong nyirizina nk'umukobwa abana yabyaranye na Ambrose Yamirethi bagombaga kuba aba Yamirethi, bikazarangira n'aba Armstrong bazimye. Nuko byabaye umugisha Ambrose Yamirethi akamubera umugabo mubi waje yikurikiriye imitungo gusa ntiyite ku byo gucana itara rye kubwo kuba n'ubundi nawe atazi uwo ari we n'inkomoko ye. Bityo Bernadette Armstrong icyifuzo afite nuko umwana umwe amwegurira gucana itara rya sekuru Sir Armstrong, undi akamwegurira gucana itara rya Beric Armstrong n'umuryango w'ibwami. Ubwo busabe Esmeralda bwikiriza avuga ko niyo bombi babegurira Beric Armstrong n'umuryango w'ibwami ntacyo byaba bitwaye, kubera ko we yashaka umugabo bakabyarana abandi bana bafite inkomoko kuri Sir Armstrong. Ariko Bernadette Armstrong amusubiza ko aho yihenze cyane, kubera ko abana yabyara bajya ku ruhande rw'umugabo baba babyaranye nk'uko byagendekeye mama we Benigne Constanza, nawe ku giti cye akarokorwa no kuba Ambrose Yamirethi atarabaga yitaye ku bana be. Bityo ko bagize amahirwe yo kubyara abana yiyitirira uko ashaka, akazabashyiramo n'ingengabitekerezo z'umuryango we uko ashaka, ntabwo bizashoboka igihe azaba ari kumwe n'umugabo we, keretse wenda ashatse umuntu umutera inda wayimuteye ntazigera abimenya. Ariko ibyo ntabwo yakwizera ko byatanga umusaruro, kubera ko ibintu wakoze uzi neza kandi ubishaka uko wabiteganije ntabwo ariko bigenda na gatoya, kubera ko byose Imana ari yibigena no kuba bishimira kuba izo mpanga zizacana amatara yendaga kuzima ntabwo aribo bigeze babipanga, ahubwo byose byagenwe n'Imana ubwayo, ntawigishije inama nta n'uyibisabye. Bityo kubikora yabipanze Imana yabimuhaniramo, kubera ko yaba ari no gukora icyaha cy'ubusambanyi. Bernadette Armstrong yamaze kubwira Esmeralda gutyo nawe yumva koko nibyo, nuko abaza muramukazi we Bernadette umwana abaha hagati ya gakuru na gatoya. Bernadette Armstrong yamubajije uburyo ari kubasha kubatandukanya. Esmeralda amusubiza ko Dogiteri Chanceline yamubwiye ko Neko Asha yamubyaje yamubwiye ko ikimenyetso kibatandukanya ari uko gakuru yambaye umukufe, ariko mu gusanga umukufi atazawuhorana ashaka ikindi kintu kibatandukanya, asanga gatoya afite ikibibi mu irugu. Ibyo Esmeralda yaravuze Bernadette Armstrong abisuzuma amashyushyu menshi cyane, avuga ko icyo kibibi akizi kuri sekuru Sullivan Constanza. Esmeralda ahita amubwira ko ari we amweguriye, bityo izina Beric yari yamwise bararyongeraho Constanza, mu gihe gakuru yise Berith amwongereraho Armstrong, bityo gakuru yitwa Berith Armstrong, gatoya akitwa Beric Constanza. Ibyo bamaze kubyemeranyaho gutyo Bernadette Armstrong aterura Beric Constanza avuga ko amweguriye ingoro y'ubwami bwose, naho Stallone aterura Berith Armstrong avuga ko amweguriye inzu y'umutamenwa yasigiwe na sekuru Sir Armstrong, naho Esmeralda we Bernadette amuhemba mu Grabe Hospital ngo abe ari yigivamo ibitunga bisengeneza be b'igikundiro. Muri make mu Grabe Hospital niyo igomba kuvamo indezo z'abana. Nuko Esmeralda bashimira cyane avuga ko yishimiye uburyo asanze umukunzi we Beric Armstrong yaramusigiye umuryango mwiza, bityo azakomeza gusigasira izina rye rizakomeze rigira icyubahiro mu bantu binyuze mu bana b'impanga yasize, kubera ko azakomeza kubigisha uburyo papa wabo yari intwari. Ibyo byavuyeho Esmeralda abona guha umwanya musaza we amubaza amakuru yerekeye umuryango wa mama we Madonna, amusaba kumusobanurira byose
akamubwira n'abandi bavandimwe be n'uburyo bashatse n'iyo bashakiye. Diteto amusobanurira byose. Esmeralda amusubiza ko abo yiteguye guhorana bari abavandimwe be, abisengeneza be n'abana abereye nyina wabo, ariko ibyo kujya kureba mama we Madonna muri gereza byo ntabwo abikozwa na gatoya. Nuko afata akanya ko guhobera by'umwihariko Rohani ya Mirethi, avuga ko abantu bavuga ko nta kibyara nk'intare n'ingwe, ariko na Ambrose ya Mirethi yaribyaye kubera ko Rohani ya Mirethi afite ishusho ye yuzuye. Muri make abazi Ambrose ya Mirethi neza nibazabona Rohani ya Mirethi mu myaka iri imbere, bazatangira kwizerera muri bya bindi bya reincarnation bivuga ko umuntu apfa akavukira mu wundi muntu, kandi Rohani ya Mirethi yaravutse mbere y'uko papa we Ambrose ya Mirethi apfa. Kuri Leya wari waguye mu kantambaza aho nigiye kubyaza, kandi azi neza ko ibyo nize ntaho bihuriye na biology ndetse na hafi science, musubiza ko ejo aribwo azamenya aho nabyigiye n'umuntu nakuyeho uburambe bwo kubyaza. Byatumye mbyaza Esmeralda mu buryo bworoshye cyane, maze mu gihe kirimo urujijo rw'ibyo mvuga, Chance aradutumira ku meza, tuvayo tugana muri salo. Bernadette Musronge we afasha Esmeralda kuryamisha impinja, ubundi aramusindagiza amuzana muri salo. Muri uwo mwanya na marume Nowa yinjira aho ngaho aribwo avuye ku kazi ke k'ubucuruzi, atwiyungaho nuko umukobwa we Sironina asengera ifunguro, ashoje gusenga dusangira tuganira. Nyuma dusoje gufata gahunda yo gusezera ngo abafite urugendo rurerure ejo bajye kuruhuka, Bernadette Musronge ahitamo gusigara aho ngaho ngo yite kuri muramukazi we n'abisengeneza be Berthe Armstrong na Berike Constanza. Ejo nabo bazahite bajyanira na Imasofa. Nuko njyewe, Adela, Starona Armstrong, Jezabela Makabe, Sharona Armstrong, Leya, Rohani ya Mirethi, Diteto na Yamirariye dusohoka mu nzu, baraduherekeza batugeza ku modoka. Uretse Leya wahise adusezeraho ambwira ko ari ahejo. Nuko Adela ahita yihagurutsa dusohoka muri urwo rugo rwa marume. Nuko mu bari mu modoka dusanga Jezabela Makabe ari we utaha kure kubera ko abandi bose twari dutashye muri Max Asha Hotel. Nuko twemeza ko tubanza kumugeza mu butaka bw'abamakabe, tugenda tuganira kugeza tumugejeje kuri gate. Adela araparika, ariko Bella amusaba ko twinjirana indani. Jewe mpita musubiza ko dukeneye kujya kuruhuka. Nuko asohoka mu modoka yinjira indani. Adela abona guhindukiza imodoka. Mu kanya gato twari tugeze gusohoka mu butaka bw'abamakabe, bitarambiranye twari tumaze kwinjira muri Max Asha Hotel. Nuko dusiga Starona Armstrong na Sharona Armstrong hafi yaho banyura bajya mu icumbi. Starona Armstrong asaba Diteto na Yamirariye ko bajyana. Diteto akajya kurara mu cyumba cye, naho we akajya kurara mu cyumba cya mama we Bernadette Armstrong, naho Yamirariye akajya kurarana na Sharona Armstrong kubera ko atari ngombwa ko bishyura hoteli kandi bitari muri gahunda yabo. Ubwo njyewe na Adela twasize bamaze kubyumvikanaho gutyo, duhindikiza izi modoka tujya kugana mu rugo rwa CEO Angelo na GM Adela. Mu kwinjira dusanga bose bakicaye, tubiyungaho ngo tuganire, bashatse kutuzanira ibyo kurya tubahakanira tubabwira ko turambiwe kurya kubera ko twaririye mu kirori cyo kwa Marisol na Rosalinda, turya mu bukwe bwa Jezabela Makabe, tunarya no kwa marume Nowa. Ibyo ntabwo twabitinzeho, ahubwo twabiyunzeho mu kiganiro barimo. Mama wanjye Nora ambwira ko ejo aribwo ari gushyikirize komisiyo y'amatora kandidatire ye ku mwanya wa perezida, maze mu cyumweru gitaha habe gahunda yo kwiyamamaza, bityo yari akeneye ko tuza kumuherekeza nk'abagize umuryango we. Mpita musubiza ko ejo nari mfitanye gahunda na Leya na Henry, ariko ubwo gahunda tuzayijyamo tuvuye kuri komisiyo y'amatora. Nawe ansubiza ko tuzajyayo mu gitondo atange kandidatire ye duhite dutaha, bityo ntabwo tuzatinda na gatoya, ku buryo nka saa 5 azaba arangije gutanga kandidatire. Ibyo ntabwo twabitinze, ahubwo twasezeranye tujya kuryama ngo tuze kubonera igihe tubyukira. Maze mu kugera mu buriri mpita nsinzira, nongera gukanguka bwakeye. Ndabyuka njya muri dushe, mvuyeyo nambara neza, ubundi nsohoka mu cyumba nsanga n'abandi bashashana mu myiteguro. Bose bamaze kwitegura dutumirwa ku meza dusangira ifunguro rya mu gitondo. Dusoje dusezera kuri Denira na Roni, ubundi dusohoka mu nzu ko turi umuryango, kuva kuri njyewe, mama wanjye Nora, Dogiteri Arisha, Angelo, Montana na Adela. Ntabyo gutinda twinjiye mu modoka bari njye utwara. Bidatinze imodoka nayisohoye mu butaka bwa Max Asha Hotel, nkomeza mfata icyerekezo kitwerekeza ku cyicaro gikuru cya komisiyo y'amatora. Nyuma y'urugendo twagezeho dusanga itangazamakuru rirekereje ritegereje abaza gutanga kandidatire. Mama baha interview yatwaye nk'iminota 10, nyuma badusaba ifoto nk'umuryango wose, nuko duhagarara ku muryango, mama wanjye na Dr Montana tubashyira hagati
ku ruhande rwa Dogiteri Montana hahagarara Dogiteri Arisha na Angelo, naho iruhande rwa mama wacu Nora hahagarara njyewe na Adera. Abanyamakuru bamaze kudufata amafoto turahindukira twinjira mu nyubako indani, baduha ikaze batwereka aho twicara dutegereje kubera ko hari undi muntu urimo gutanga kandidature. Mu gutegereza akanya gato dutungurwa no kubona hasohotseyo uwahoze ari minisitiri w'intebe ari we Castro. Ku ruhande mbona umuhungu we Reagan n'abandi basore n'umukobwa bari kumwe n'umugore, mpita menya ko ari abavandimwe be na nyina. Muri ako kanya Castro watunyuzeho atanadusuhuje nahise nibuka uburyo we na bagenzi be twababohoje aho bari bafungiwe na General Harris, ku buryo icyari gisigaye ari ukuzahicirwa n'inzara tukabakurayo. Castro atakamba ngo ntituzamukure ku mwanya w'ubuyobozi yari ariho, none yasanze utamuhagije yiyemeza kwiyamamariza umwanya wa perezida, maze mu gushira impumu akibagirwa n'icyamwirukansaga no kuzirikana aho twamukuye biramunaniye, kugeza ku rwego yanga no kudusuhuza akaducaho nk'aho atatuzi atureba nk'ikimbwa ihaze. Ibyo binyereka uburyo abantu ikintu mupfana ari igihe bagukeneyeho ubufasha cyangwa bari kugukuraho inyungu, bityo iyo bamaze kugira ubushobozi bwo kwihesha bwa bufasha wabahaga bakwihenuraho nabi cyane badasize kugusebya no kukwandagaza mu bandi, cyangwa se za nyungu bagukuragaho iyo zigushiranye bagutera umugongo banagutarama mu kuvuga uburyo wasesaguraga, akaba ari byo bitumye wisanga mu bukene kandi mu by'ukuri ari bo umariyeho utwawe twose. None na Castro yirengagije aho twamukuye atangira kudufata nk'abanzi be kandi ntacyo twamutwaye. Ibyo Castro twarabyirengagije. Adera kurayo dokima zihereza mama wanjye yinjiramo indani, tumutegereza nk'iminota 5 agaruka tubwira ko amaze gutanga kandidature, bityo icyo ategereza ni ukuzamenya niba zemererwa kwiyamamaza. Tumubajije niba yujuje gahunda zose zasabwaga, adusubiza ko ari byo yari amazemo iminsi bityo nta kiborana gitoya, nuko tumubwira ko byarangiye azemerwa, ahubwo igisigaye ni ugutegura uburyo tuzamuzengurukana igihugu cyose turi muri kampeyini yo kwamamaza. Ahita dusubiza ko tuzakenera cyane Shariton Oshea kubw'indege izadufasha kuzenguruka igihugu cyose mu buryo bwihuse. Ibyo ntabwo twabitinzeho, twasohotse aho ngaho tugeze ku modoka njyewe na Adera tubasezeraho, tubabwira ko tugiye kwa Liyetena Kentana na Antonella. Batubajije gahunda tugiyemo tubabwiza ukuri ko tugiye guhuza Leya na Henry n'umwana wabo Hareberi. Ibyo mu kubyumva ntibyabatungura kubera ko bari basanzwe babizi kuko twabibabwiyeho. Ubwo binjiye mu modoka badusiga tugiye gutega, nuko duhitamo kwifatira utumoto kubera ko ari two twihuta kandi tukaba twaje mu kagare Antonella na Liyetena Kentana batuyemo. Bidatinze twageze kwa Liyetena Kentana na Antonella, umusekirite uhahora duha ikaze, nuko twinjira mu gipangu indani. Duhita duhura na Liyetena Kentana wavugiraga kuri telefone, ahita twakira duha ikaze mu nzu. Mu kwinjira dusanga Henry na Leya hamwe n'abana babo Rohima na Rohani bahageze. Dogiteri William na Jessica nabo bahabaye, mu gihe Hareberi na Rohani ya Mireti bo bari bahuje urugwiro mu dukino tunogeye amaso, ku buryo abari aho bari batwawe nk'abarimo kureba televiziyo. Muri ako kanya Antonella yahise ava yaduhobera cyane. Amaze kuduhobera umugabo we Liyetena Kentana atubaza icyo twakiriza, turamubwira. Nyuma Antonella azana n'ifunguro dusangira tuganira bisanzwe, mu gihe Beri na Rohani nabo ku ruhande rwabo bari bahuje cyane kubera bya bindi amaraso akururana, mu gihe Rohima we yarakomeje kubakurikiranira hafi. Twarangije gusangira noneho Liyetena Kentana abwira abari aho bose ko ari wo mwanya wo kumpa ijambo, nkavuga ijambo nyamukuru nateguye. Nuko ndahaguruka mbazengurutsa amaso nterura mvuga nti, nari nicaye ku mpinga y'umusozi wa Bergamo ntereye amaso kwa Hale, ndongera ngarura amaso mu kiyaga cyari kizengurutse aho ngaho, ndeba n'igishanga cyari gikikije impinga nicayeho, ari nako mpumeka kuko akeza k'ibiti byari bintwikiriye, murikiwe n'inyenyeri n'ukwezi byari mu kirere gikeye gitanga umucyo mu ijoro. Nanjye nsakazwa n'umunezero wanyibagije ibihe mazemo iminsi myinshi mpigishwa uruhindu nkaruharwa kandi ndi nzirakarengane. Muri uwo munezero nibwo umwana wanjye twirukankanaga imihana yose tudasigana yatangiye kwinyagambura ashaka inzira isohoka ngo aze ku isi amfashe guhangana n'ibibazo by'iyi si mbi. Kuri njye mba ntunguwe n'ibise nari niteguye kuko amezi 9 yagombaga kumara mu nda yanjye atari yakuzuye. Nta kundi nubwo nari nzi ko ndi mu rugamba rukomeye rwo guhigwa, nakiriye ibyo ntashobora guhindura cyangwa ngo mbihagarike. Manuka gato ngo ndwana urundi rugamba ruruta izindi ku gitsina gore cyose aho kiva kikagera. Muri njye natangiye kwiyumvamo ibinezaneza bivanze n'ubwuzu bwo kwakira umuziranenge, ariko ngahangayikishwa n'uburyo aje mu bihe bikomeye cyane. Mu kumanuka nyonyomba ninjiye mu bihuru ntitaye kuba ndi kwinjira mu isenga ry'inyamaswa.
ari ubw'ishyaka n'ubutwari nari mfitiye urubuto rwabibwe n'urukundo rwanjye. Nabuze nkarira nkihanagura nishimira ko byibuze ngiye kwakira urwibutso rwe, ariko nkorwa ku mutima nibutse ko wambibyemo urwo rubuto ngiye gusoroma uburyo yaje ku isi, ari nako urwibutso yansigiye rugiye kuza ku isi. Noneho uko narwanaga no gusunika vuba vuba ngo ncika abankurikiye batarangwa gitumo, bikanyibutsa ka gashyamba nawe yavukiyemo nyuma y'urugamba rukomeye umubyeyi we yarwanye ashaka kumuhungisha bishi. Ibyo bikanyongerera imbaraga nyinshi n'ishyaka n'icyizere ko nanjye ndaza gutsinda. Gusa kuri njye byagoranye cyane kugeza ubwo nkanzwe n'imirindi ngahita mpamya ntashidikanya ko ari abari kumpiga bangezeho. Ariko ntekereje uburyo umwana wanjye agiye gupfira mu matako yanjye yabuze inzira isohoka ngo aze mu isi mbi, mpitamo gutaka cyane ngo byibuze baze bamurokore njyewe nibashake banyica. Gusa uko bakavuyeho ntungurwa no gusanga ari umusore n'inkumi bakiri mu kigero cy'ubwangavu n'ubugimbi, bambera abana beza baza bansatira mu mpuhwe nyinshi ngo bamfashe. Nubwo naje kubabazwa no kuba bari mu bihe nk'ibyo ndimo byo guhigwa nkabagirira impuhwe ntazi icyo bazira, gusa mu bwitange no kwirengagiza ibihe barimo bitaboroheye bamfashije bantabarira umwana. Nezezwa no kumva umusore mwiza umbyaje ambwira ko nibarutse umuhungu nk'uko nari mbyitegereje. Maze mu kwakira ako kaziranenge mu maboko n'ibituza byanjye numva nkesha urumeza kubwo kwakira urwibutso rw'urukundo rwanjye naburiye irengero, nirengagije ko ako kaziranenge kaje mu bihe bikomeye. Muri njye numva ntashywe n'umunezero udasanzwe, mbona ikirere gikeye kurushaho umucyo usakara hose kugeza ucengeye muri icyo gihuru. Umutima usigara utera utuje mu maso yanjye, haraki ibinezaneza byari binyuzuye bigaragarira uwo musore n'inkumi bari bankikije impande zombi. Numva ibyishimo biransaze mera nk'uwageze mu ijuru ntapfuye, nuko amaso yanjye nyagumisha ku gahinja kanjye kari gakeye bidasanzwe, ari nako nishimira urusaku rwo kurira kwako kuko cyari ikimenyetso ntakuka ko kavukanye ubuzima bwiza. Eleya, niba wibuka aya magambo ukibaza uburyo nyazo usesengure neza uhita umenya aho nakuye uburambe bwo kubyaza nk'uko nabikubwiye ejo hashize. Namaze gusubiramo amagambo Leya yavuze amaze kwibaruka Hareberi. Kuri Leya ayibuka yose nk'uko yakabaye, ahita atangira kurira mbaza niba koko umusore n'umukobwa bamukuye mu menyo ya rubamba bamurokora urupfu rwe n'umwana we wari ugiye kumupfira mu matako ari njyewe na Adera. By'umwihariko umusore winjije ibiganza muri paradizo yakura uruhinja rwari rwahagamye mu matako ari njyewe. Mwikiriza amubwira ko abyivugiye, ibyo mu kubyumva biramurenga, ahita mbazanya ubwuzu bwinshi niba uwo mwana we yadusize mu biganza yaraje kubaho. Mpita mutungira agatoki kuri Hareberi urimo gukina na Rohani ya Mireti, mubwira ko ari we kagahinja yabyariye muri Bergamo Forest hafi na hari hoteli. Abari aho bose mu kubyumva bahise bakubita igihwereye. Muri ako kanya mba numvise umugore utangiye gutaka aribwa umutima. Mu kwihutira kureba uwo ari we ngo tumuhe ubufasha bwihuse, ntungurwa no kubona ari Antonella. Mpita mbibona ko ababajwe no kuba agiye guhomba Hareberi yari yaramaze kwishyira mu mutuzo ko ari umwana bya burundu. Bityo kuba ngaragaje ko ari umwana wa Henry na Leya ntabwo byamubereye inkuru nziza nk'umuntu wari uzi ko twamutoye tukamumushyikiriza, kubera ko nubwo twamumubwiye ko ari twebwe twamwibyariye, ariko nyuma bari baramaze kuvumbura ko atari Adera wamwibarutse. Ubwo natangiye gutekereza uko nsaba Henry na Leya bakarekera Hareberi, Liyetena Kentana na Antonella, kubera ko nabo bazi nk'ababyeyi be. Maze mu gihe Henry, Leya na Dogiteri William barimo guha Antonella ubufasha nk'uko bose basanzwe ari abaganga, telefone yanjye yarasonye. Mu kwitaba numva ijwi ry'umugore rimbaza impamvu nakiriye ubutumwa mama Paulette yansigiye, ntimbaze n'uko amerewe. Musubiza ko ntari kubaza uko amerewe kandi nzi ko yapfuye. Ambajije impamvu ntakurikiranye iby'ishyingurwa rye ngo nanamubikira abantu yafataga nk'umuryango we, aribo Marisol na Rosalinda. Mwisegura amubwira ko nanjye ntazi uburyo byanciyeho, nungamo mubaza niba bararangije kumukingura ngo byibuze tuzajye gukora ikiriyo. Ntungurwa no kumva nsubije ibihabanye n'ibyo mubajije mu kunsubiza ko